Yesu ashimwe bakozi b'Imana, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Imana mu ijuru nibaha umugisha kandi bagirire neza. Yesu nabishimire mu izina rya Yesu. Aya masaha ndagira ngo tuganire ku jambo ry'Imana ryo gusenga. Turasoma ijambo ry'Imana riri muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 24 tugeze hepfo. Haranditse ngo nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa, kuko yari ishinzwe ku rutare. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Haleluya. Yesu ashimwe. Ndagira ngo tuganire ku ijambo rivuga kubaka ku rutare. Kubaka ku rutare. Aya ni amagambo y'umuntu wubatse inzu ku rutare. Aba bantu bubatse ari babiri, ngo umwe yubaka ku rutare, undi yubaka ku musenyi. Ngo wubatse ku rutare, imvura yaragwaga, imivo yatemba, imirabyo yaza, ibyazaga n'imiyaga yaza, ngo byakikubita kuri ya nzu ntibashe kugwa. Impamvu itagwaga ni iyihe? Nuko yari yubatse ahantu hizewe, yari yubatswe ku rutare. Haleluya. Kubaka ku rutare ntako bisa. Urutare ni Kristo. Mwibuka Abisirayeli ngo bageze mu rugendo babura amazi yo kunywa, ariko Mose abwira Uwiteka ati Mana ni igiki uri kuduhora? Uwiteka abwira Mose ngo genda ukubite kuri kiriya gitare. Ngo icyo gitare cyagendanaga n'Abisirayeli. Wakibaza ngo icyo igitare kigenda gite? Ariko icyo gitare Bibiliya iravuga ngo cyari Kristo. Haleluya. Cya gitare Mose yigeze akubita, icyo gitare cyari Kristo. Cyari cya gitare, kandi mwibuke ko Mose ari cya gitare yakubiseho kabiri. Uwiteka akamubwira ngo kutanyizeye ntabwo uzagerayo. Icyo gitare rero cyari Kristo. Kristo cyadusaba no kumwizera. Kristo cyadusaba kugira ngo umunyabwenge wese yubaka kuri urwo rutare, yubaka kuri Kristo. Muri byavuze ngo kubaho ni Kristo no gupfa ni inyungu ku mukristo wese w'ukuri. Iyo umuntu yubatse ku rutare, ntabwo imvura igwa ngo imivo n'itembe imutembane. Ntabwo byakunda, kuko kubaka kuri Yesu ntabwo bisa. Kubaka ku rutare ntabwo bigira uko bigererana. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo nawe ubanze wongere wubake inzu, urebe inzu yubatse, urebe aho wayubatse. Ese ni ku rutare cyangwa ni ku musenyi? Ku musenyi rero ngo iyo imvura iguye imiyaga igahuha, ngo byose byikubita kuri ya nzu ngo ikagwa, kandi kugwa kwayo kabaye kunini. Hari abantu bahura n'imvura bagatembanwa neza ibintu bya Yesu bakabivamo, ibintu by'Imana bikaba birangiriye aho ngaho. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nubona ibibazo biguteye, ukabona intambara ziri kugutera, ziri kuza zakuranwa, iyo uzamenye ngo n'imvura iri kukunyagira, uzubake ku rutare. Kuko iyo wubatse ku rutare ni ukubaka kuri Yesu. Iyo wubatse kuri Yesu, igihe cyose burya uba wizeye ubutabazi. Haleluya. Isaha n'isaha burya Yesu yakurengera, isaha n'isaha burya Yesu yagutabara, kuko data ntabwo ajya atererana abamutakira. Haleluya. Ahora bakiza ibyago n'urupfu bw'izina rya Yesu. Uracyubatse ku rutare. Iyo imvura iguye ntabwo igutembana. Hari umugabo umwe bigeze kutubwira, yigeze kubyara abana, ngo abyara abakobwa bagera muri 4. Amaze kubyara umukobwa 4, ngo ageze ku nda ya gatatu abwira umugore we ati wa mugore we rero, rwose niwongera kubyara nizere ko uzabyara agahungu. Ngo abyaye yongera yubaka, arongera abyara umukobwa. Ngo umugabo yanga kumuhemba. kandi ngo yari umukristo ukijijwe cyane ku rwego ruri hejuru,
ariko kuko yubatse ku musenyi atangira kwanga guhemba, arongera arabyara, agira ngo arabyara umuhungu, nanone arongera abyara umukobwa, ashaka gusenya. Ibaza icyo kintu, icyo ni ikintu cyagakwiriye kugusenyera. Abantu tubona bagenda tukagira ngo bubatse ku rutare, tubona bitwaje ibitabo, tubona bagenda bavuga ngo Yesu ashimwe, ariko ibibazo bibateye ntabwo bigera berekana ko bigeze bubaka ku rutare, bahora bakwerekana kuko bubatse ku musenyi. Ndagira mbabwire ngo mube maso bakozi b'Imana, hari igihe imvura ari we inyagira, hari igihe ari we wubaka ku musenyi abandi bubatse ku rutare. Ugashaka kubaka ku rutare ariko urutare rukabura neza neza, uwo mubana akakubuza kubaka kuri rwa rutare, uwo mugendana, uwo mukorana akakubuza kubaka ku rutare. Aleluya. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo muri aya masengesho Uwiteka yongera guhe kubaka ku rutare bw'izina rya Yesu. Nubwo ibyago biri mu nzira ucamo, nubwo intambara ziri mu nzira unyura, ariko Uwiteka yongera guhe kubaka kuki? Ku rutare. Haleluya. Imvura nigwa isanga ukomeye, imirabyo niza isanga ukomeye, ibyago nibishaka kukwegera bisanga ukomeye, ibikwishushanya nibikugeraho bisanga ubatse ku rutare. Kuko kubaka ku musenyi ntabwo ari byiza. Yubatse ku musenyi uyu mugabo atangira kwitotomba n'ibintu by'agakiza arabirambika, nyamara amaze kubirambika umwana ngo yongeye kubyara bwa gatandatu, yahise abyara umuhungu, arongera abyara bya karindwi, arongera abyara umuhungu. Wiva ku rutare kuko isaha y'Imana yagenye nigera uzatabarwa. Wiva ku rutare, isaha Imana yagenye nigera uzabona igisubizo, kandi igisubizo uzabona kizaba ari cy'umugisha mu izina rya Yesu. Witinye ibiri kugukomera cyangwa bavuga ngo washatse n'abavuga ngo wahisemo nabi, ibyo ukora ngo nta cyiza kirimo, ibyo ukoze ngo nta cyiza kizigera kizamo. Wewe banza umenye ko wubatse ku rutare gusa. Urutare n'ubu rufite, ibindi byose uzabireke, wewe gusenga ubigira ibya mbere, ibindi bizizana. Ariko Satani ahora ashaka ikintu cyose cyatugerageza, ahora ashaka ikintu cyose cyaguca intege kugira ngo uve kuri rwa rutare. Ariko reka dusenge Imana, wongere urebe ko wubatse ku rutare. Iyo uburwayi buje busanga wubatse ku rutare, iyo imvura iguye busanga yubatse ku rutare, iyo imivu iri gutemba ntabwo amazi yagutembana, ntabwo isuri yagutembana, isanga uri ku rutare cyangwa wagiye ku musenyi. Iyo wubatse ku musenyi niwihangana, ntabwo ujya ugira kwihangana. Iyo wubatse ku musenyi umuntu wese akugirira nabi cyangwa mwarakaranya gato ukabikomeza, kuko wubatse ku musenyi. Ndagira ngo nkubwire ngo umusenyi wubatseho uyu munsi uveho, dongera wubake ku rutare mu izina rya Yesu. Urutare ni Kristo, ni wubaka kuri Kristo. Ndagira ngo nkubwire ngo ibintu byinshi bizahinduka. Ni wubaka ku rutare, imigozi myinshi izakuvaho. Imigozi yari kuzengurutse, imbaraga zawe zikuzengurutse zizakuvaho mu izina rya Yesu. Uracyubatse ku rutare, kadufatanye gusenga Imana. Niba warubatse ku musenyi, wongere wubake ku rutare. Hari abantu benshi bagiye bubaka ku rutare. Aleluya. Ibibazo bikaza ariko bakubaka kuki? Bakubaka ku rutare. Intambara zikaza ariko bakubaka kuki? Bakubaka ku rutare. Ibibazo iyo biza ujye ubibwira ngo wakibazo wowe nubwo uje ari kuzarangira, nubwo uje ari kuzongera usubireyo, ukamenya aho ikibazo kiri, ukamenya n'uburyo kizarangira mu izina rya Yesu. Reka dufatanye gusenga Imana igwe kongera kubaka ku rutare. Imana igukure mu bihanamanga wari urimo, Imana igukure iyo wari waragiye kubaka hatagira umumaro mu izina rya Yesu. Mana data wa twese, Imana yo mu ijuru, ndasenze kugira ngo uduhe kongera kubaka ku rutare, umuntu wese kongera kubaka ku rutare. Imvura nigwa imivu igatemba, Mana bijye bisanga umuntu wawe wese yubatse ku rutare. Senge ubugingo bw'umuntu wese warucitse intege, warucogoye. Senge ubugingo bw'umuntu wese warusubiye inyuma mu izina rya Yesu Kristo. Ngo Satani yari yaranyaze, ngo Satani yari yarakuyemo kwizera, ngo Satani yari yarakuyemo kugirirwa neza, ngo Satani yari yarakuyemo ibihe byo kubana nawe no gusabana nawe. Mu izina rya Yesu Kristo, rambura ukuboko kwawe, rambura ikiganza cyawe, wica abazimu n'abadayimoni, wica imbaraga z'umwijima, wica imbaraga n'abacwezi, wica imbaraga n'abarozi, wica imbaraga n'amahembe,
wica imbaraga z'imyuka y'ikuzimu mu izina rya Yesu. Data ndagusabye, data ndakwinginze, data ndaguhamagaye, rambura ukuboko kwawe, rambura ikiganza cyawe mu izina rya Yesu. Data ufate mpiri, data ufate mpiri, data ufate mpiri, data ufate mpiri mu izina rya Yesu. Ngusabye gutsinda ibigeragezo, ngusabye gutsinda amakuba, ngusabye gutsinda karande zo mu miryango, ngusabye gutsinda urwangaro rwose ruturuka ku mwanzi, ruturuka ku barozi, ruturuka ku mahembe, imbaraga z'ikuzimu. Yewe mwanzi Satani, wewe mushukanyi, wowe ushuka bawe, wowe ushuka abo warose, abo Yesu yari yararose mu bise mu izina rya Yesu, ukabahendahendesha iby'isi, ugatuma bubaka mu bihanamanga, ugatuma bubaka mu musenyi mu izina rya Yesu. Zanzu zitaramba kuko ibyawe ntibijya biramba mu izina rya Yesu. Akoshe kose ugira ngakubise hasi mu izina rya Yesu. Ndasenze n'inginga data, ndasenze mpamagarira umuntu wese ngo umutabare, ndasenze mpamagarira umuntu wese umurengere, umuntu wese umucira ikigoyi, umuntu wese umucira inzira, umuntu wese utesha agaciro imbaraga z'umwijima, utesha agaciro imbaraga n'abakonikoni, utesha agaciro imbaraga n'abarozi, utesha agaciro imbaraga z'abapfumu, utesha agaciro imbaraga zose z'ikuzimu mu izina rya Yesu. Senya ibihome, senya ibihome, ibihome by'abacwezi, ibihome by'abarangi, ibihome by'abakonikoni mu izina rya Yesu Kristo. Data garura icyizere, garura kubaka ku rutare, garura kubaka ku rutare, garura kubaka ku rutare, garura kubaka ku rutare, garura kubaka ku rutare mu izina rya Yesu Kristo. Data urambura ukuboko kwawe, data urambura ikiganza cyawe mu izina rya Yesu. Data tegeka, data kubita hasi imbaraga za nyabingi, imbaraga z'abacwezi. Senge umuntu wese mwami umukize, ukwizeye, ugufashe nk'umunyembaraga, nawe umubera umunyembaraga, ugufashe nk'ushoboye byose, Mana umubera ushobora byose mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera ubugingo bw'umuntu wese waruguye mu rwobo, ndasengera ubugingo bw'umuntu wese Satani yari yarahuhiriye mu izina rya Yesu. Batwara ubwenge, abo bafatiwe mu izina rya Yesu. Abo ngabo bameze nk'abo bafite imitwe ariko bahora bumva yuzuye amazi, bahora yumviza ibintu bitazi byari byo, abarara bataryamye, abarara badasinziriye, abirirwa mu kazi babeze nabi. Ndabasengeye mu izina rya Yesu. Uyu munsi aka kazi kababera umugisha, uyu munsi babera itabaza, uyu munsi babera umucyo, uyu munsi babera umuri mu izina rya Yesu Kristo. Data tanga imbaraga n'ubutware, data isaha yo gutabarwa nigere, isaha yo kurengera abawe nigere, isaha yo guca imigozi n'iminyururu nigere, isaha yo kubacira imbohe, isaha yo kubacira za karande, isaha yo kubacira za nyabingi, isaha yo kubafatira miri ibitekerezwa, isaha yo kubafatira ibibahiga, isaha yo kubafatira ibyari bibagose. Mana ndasenze kugira ngo bari bafite imivumo, bari bafite imitego yose mu izina rya Yesu itegure. Abari bafite ababo bafunzwe, abari barabuze urubyaro, abari barabuze umugisha, bari batunze inyatsi mu izina rya Yesu, bacyo bakira, ntacyo babasha kubika, ntacyo babasha gushyira mu biganza. Abo Satani yarasenyeye ingo mu izina rya Yesu, abo Satani yari atwaye abana mu izina rya Yesu akabateza uburara, abandi akabateza ibyaha mu izina rya Yesu. Ndasenze ngo mwami hagira ikintu gikorwa mu izina rya Yesu. Wica umuzimu wese, wica nyabingi zose, wica abacwezi bose, wica abarozi bose, wica amahembe yose mu izina rya Yesu. Sohoka wa muzimu, sohoka ku bantu b'Imana, sohoka ku bantu Yesu yamaze gushyira mu biganza bye, sohoka mu bantu Yesu yamaze kwandika mu gitabo mu izina rya Yesu. Uyu munsi uramwaye, uyu munsi ibitambo wari utegereje nibita agaciro, ibyo wari uje kureba mbitesheje agaciro. Abuza gutwara inzozi, abuza gutwara amayerekwa, abuza gutwara ibihe byo gusenga mu izina rya Yesu. Data ndagushimye, komeza ukora imirimo n'ibitangaza. Abari baremerewe, abari bafite inimba, abari bafite inyota, abo bose babona imbaraga zawe. Nize ko ibiganza byari byaranze kwakira bigiye kwakira kubw'imbabazi zawe n'urukundo none iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Ndashimira mwebwe mwese mukomeza ukanda subscribe no gusharinga, kandi aho ngaho mujya mubona groupe abakeneye kujyamo, mujye muri groupe kugira ngo dukomeze dufatanye umurimo wo gusenga Imana no kwinginga mu izina rya Yesu. Groupe ikiganiro cyose kiba kiriho uburyo bwo kujya muri groupe uwo bishaka. Imana iguhe umugisha ubikore niba ubona bikwiriye. Yesu tanga umugisha, kandi Yesu aguha umugisha mu byo ugerageza gukora uwo bikoze. Murakoze.